nguyu umwe mu bantu bahangaye gusuzugura icyubahiro cy'Imana, Imana ikahita ibasekura mu gihe kitarenze icyumweru gusa. Uyu mugore bamwita Marlene Monroe, yarazwi mu gukina filime z'urukozasoni. Nuko umupasiteri umwe ajyayo ajya kumwigisha iby'inkuru za Yesu. Nuko umugore aravuga ati, ntabwo nkeneye uwo Yesu wawe, nta nubwo mushaka. Uwo Yesu urukuza undataho ntacyo amariye, nta n'icyo amaze. Ayo ni amagambo uyu mugore yivugiye. Uyu mupasiteri amaze kumva ibyo uwo mugore amushubije, yahise yigendera. Maze hashize igihe gito nk'umunsi umwe, pasiteri igihe yari atangiye kubwiriza, yahereye ku nkuru yamubabaje uburyo yagiye kubwiriza uyu mugore agatuka umwami Yesu. Nyuma y'icyumweru kimwe uyu mugore yari amaze gupfa, yasanzwe mu nzu ye aho yararaga yapfuye. Uzakine mu byaha, ukora ibyaha bitandukanye, ariko ntugakinire ku cyubahiro cy'Uwiteka kuko ntakinishwa. Nawe yarirahiriye aravuga ati, icyubahiro cyanjye ntabwo nzigera ngiha undi, kandi ntabwo nzemera ko izina ryanjye ritukwa. Ibyaha byose birababarirwa imbere y'Imana, ndetse nta cyaha na kimwe kitangana n'ikindi. Ariko icyaha cyo gutuka no gukomeretsa no kumwaza icyubahiro cy'Uwiteka n'izina rye no kurihangara, ibi ngibi bihita bikwicisha bitamaze kabiri, kuko Bibiliya itubwira ko yirahiriye ko atazigera yemera ko izina rye ritukwa. Niba unejejwe n'iyamamazabutumwa ry'umwami wacu Yesu Kristo, andika amena, kandi like kuri iyi video, following iyi page kugira ngo ujye ubasha kumva inkuru nziza zivuga umwami wacu Yesu Kristo. Niba nta mutima mubi, fata telefone yawe ufungure urubuga rwa YouTube, wandikemo Ibyamamare TV 23, ukande kuri subscribe. Urabushyigikiye iyamamazabutumwa ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ukaba ubabajwe n'utuka izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushimiye. Uyu niwe mwana ukiri muto wabaye umwicanyi kabuherere ku isi. Ese ni ubuhe bwicanyi yakoze? Mary n'umugabo we bari bafite umuryango bishimye kandi banezerewe. Uyu muryango wari utuye mu mujyi wa Texas muri Amerika. Ku wa gatatu, Queen n'umugabo we bagiye kuri alimentation kugurayo pizza. Kubera ko batari butinde, bumvikanye gusiga abana mu rugo. Bakimara kugenda, aba bana bahise bajya gukinira mu gikoni. Bakigera mu gikoni, abana batangiye gukina n'amasafuriya ndetse n'amasahani. Uko bakinaga, umwe muri bo yaje gukora ibintu bitangaje. Umwe mukuru w'imyaka 4 yafashe karumuna ke agashyira mu ifura, maze yongeza umuriro, atangira kureba uko karumuna ke karimo gahira ku cyano. Aho ubutabazi bwonyine bwari kuhaboneka ni igihe Yesu yari kuza, nabwo akagaragara nk'uko yagaragaye kuri Saduraka, Meshake na Abedenego. Nicyo cyonyine cyari gutabara uyu mwana. Bivuze ko tuzakurikira igice cya kabiri cy'aya mateka y'uyu mwana. Niba wishimiye inkuru, kanda like kuri iyi video. Niba utarakanda handitse follow, bizakugora kongera kumva kino kiganiro. Niba nta mutima mubi, fata telefone yawe ufungure urubuga rwa YouTube, wandikemo Ibyamamare TV 23, ukande kuri subscribe. Urajya ubyumva ku buryo burambuye kandi bunonosoye. Ndabashimiye mwebwe mubikoze. Nguru urugo Imana yiyubakiye igashyiramo akaboko karwo. Ibyishimo umuntu agira mu buzima ni ukugira umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, ku mutima we hakaba hakeye. Niyo mpamvu bavuga ngo umugore mwiza ava ku Uwiteka. Iyo utashye ufite ibibazo wabuze aho werekeza, umugore wawe agukorera utuntu twishi twatuma ibitekerezo bishira. Iyo akubonye bwo yonyine kubera urukundo agukunda, ahita amenya ko uhangayitse. Agerageza gushaka udutekanike twishi twatuma umutima wawe ucururuka. Umuryango mwiza niyo soko y'iterambere. Ese Imana ipimisha iki abayo? Uwo musaraba w'ubukene ufite, kandi uri umukiranutsi usenga Imana cyane, ntiwibwire ko atari igipimo. Iyo dusomye neza inkuru ya Yobu, itwigisha neza uburyo Shitani yagerageje Yobu, maze ikajya kureguza imbere y'Imana. Mu kuvumvura kwayo kwaje kugera igihe Imana irarambirwa. Mu kurambirwa kw'Imana havamo ibisubizo. Iyo ari ibyiza ukora, havamo ibisubizo byiza. Iyo ari bibi kandi havamo ibisubizo bibi. Nyuma y'uko Yobu atotejwe cyane, yaje kugirirwa neza, asubizwa ibye byose. Uko ni ukwihangana. Dusoma Bibiliya. Ndabashimiye. Nitwa DJ Plan. YouTube channel ni Ibyamamare TV 23. Jya unshyigikira. Dore umusaruro w'irari ry'amafaranga mu rukundo. Nibyo wabyumvishe neza.
nyuma y'ukwezi urukundo rw'agahararo rutangiye akubwiye shushu be, birangira utangiye kwicuza kubera ko nyuma y'ukwezi uhita ubirigitira mu buriri, maze ubwo umusore niko kubirigitira mu ngutiya. Nyuma y'ukwezi ugatangira ugatera indabyo. Nyuma y'amezi 9 ubu byivukishije umwana w'inzirakarengane arahateserera kubera ko wagiye ukurikiye ipeso, utangira kubura ibyo umugaburira, kurira, kwibaza byinshi, maze nyuma y'ubwo rukundo rwinshi wajya uhamagara nomero ikikuraho. Ngize ingaruka, ndabashimiye. Urupfu rw'umukiranutsi ni inzira nziza imugeza ku Mana. Uwakoraga imirimo myiza Yesu asaba abantu be, urupfu rukimara gufunga amati yajyana umwuka mu mubiri, ijuru rikibona yuko umwuka umaze guhera, rihita rirambura ibitabo byabo, ibitabo by'ubugingo ndetse n'irimbukiro. Iyo bakubonye mu gitabo cy'ubugingo, bareba imirimo myiza wagiye ukora, maze ukazamurwa ukajya kubikwa aho abandi babikwa bapfuye bejejwe, maze roho yawe ikazamurwa ikaba igiye kubikwa muri paradizo, aho utegerereza umwami Yesu igihe azaza kureba abo yaguze amaraso ye y'igiciro cyinshi. Nawe ubu uracyafite amahirwe yo kujya muri abo bantu. Mu gihe ugihumeka utarapfa, uba usabwa gukora imirimo myiza nk'iyo Yesu adusaba, ukagendera mu ntambwe nk'iza Yesu yadusigiye, mu ngero nyinshi yadusigiye, nawe ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ese ni iyihe ngingo izakurengera ko ubuhanuzi bwinshi wabwumvishe, ugasoma Bibiliya n'ibindi bitabo bivuga ku mpanda y'umwami wacu Yesu Kristo, ndetse n'ibihano bizatangwa icyo gihe? Ko Bibiliya n'ubundi buhanuzi butandukanye buvuga ku by'umwami Yesu butubwira neza yuko abapfuye batejejwe cyangwa se abanyabyaha bazahanwa iteka ryose. Uzitwaza iki n'icyo uzireguza? Tekereza nanjye ntekereze, maze dufate umwanzuro. Yesu kubw'urukundo adukunda yatumeneye ibanga. Uti ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Niba wemera ko Yesu ari inzira y'ukuri n'ubugingo izakugeza kwa Data mu ijuru, andika amena kandi like kuri iyi video, sharinga kino kiganiro kigere no ku bandi bumva ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Niba utarafollowing iyi page bizakugora kongera kumva iki kiganiro, rebaho ukande kuri follow niba utarabikora. Gutera inkunga kino kiganiro ntago bigoye, nta mafaranga bisaba cyangwa ikindi kiguzi gitandukanye nibi. Fata telefone yawe ufungura urubuga rwa YouTube, wandikemo Ibyamamare TV 23 ukande kuri subscribe. Niba warabikoze Imana iguha umugisha, jyayo ujye ureba ibiganiro ku buryo burambuye. Ndabashimiye.